Gicanda yari mu batutsi bishwe mbere mu mujyi wa Butare kubera ko yishwe ku itariki 20 y'ukwezi kwa kane mu 1994. Umunsi neza muri Butare hatangiye gukorwa jenoside ikaze. Impamvu wumva amatariki asa naho yicumye cyane ugereranyije n'ahandi nabyo bifite impamvu. Ubundi mu cyahoze ari prefecture ya Butare bitandukanye n'ibindi bice by'igihugu ho ntabwo umugambi wa jenoside wese utangira gushyirwa mu bikorwa by'ako kanya nkuko byagenze ahandi guhera ku itariki ya 7. Impamvu nuko prefet wayoboraga iyi prefecture ya Butare bwana Habyarimana Jean Baptiste yari umututsi. Uyu nguyu yakoze ibishoboka byose kugira ngo jenoside idashyirwa mu bikorwa, ndetse ngo mu minsi ya mbere byaranakunze. Byabayeho kugera ku itariki ya 17 y'ukwezi kwa kane prefet Habyarimana Jean Baptiste akigerageza. Ariko kuri itariki ya 17 y'ukwezi kwa kane Habyarimana yaje gutabwa muri yombi arafungwa ku mabwiriza ya President Theodore Sindikubwabo wari wagiye i Butare mu rugendo rwo gukangurira abaturage gukora jenoside. Ati ni mukore, iri jambo rirazwi cyane. Iyi prefecture Sindikubwabo niyo yavukagamo, ngo yumvaga ari akazi ke kuza kwibutsa abahutu gutemugura abatutsi muri prefecture avukamo. Kuri iyo tariki ya 17 y'ukwezi kwa kane mu 1994 prefet Jean Baptiste Habyarimana amaze gufungwa, umwamikazi Rosalie Gicanda yatangiye guterwa ubwoba yuko ashobora kwicwa. Muri uko kumutera ubwoba yatangiye gutekereza ikintu yakora. Muri raporo ya Human Rights Watch yasohowe mu 1999 handitsemo yuko umwamikazi Rosalie Gicanda wari ufite imyaka 66 y'amavuko ngo yahamagaye Joseph Kanyabashi yari burugumestre wa komine Ngoma rwagati mu mujyi wa Butare amusaba yuko yamurinda, ariko burugumestre arabyanga. Nyuma yo kubyanga cyangwa se kumwima uburinzi, mu yandi magambo byasaga naho burugumestre ashumurije umwamikazi Gicanda abicanyi bo kumuhitana. Nyuma y'iminsi 3 gusa n'ubundi Gicanda yarishwe ku itariki 20 y'ukwezi kwa kane mu 1994 saa 5 z'amanywa. Abasirikare bayobowe na Lieutenant Pierre Bizimana binjiye mu rugo rw'umwamikazi Gicanda, baramufata we n'abandi bagore 6 barabanaga, barabatwara bajya kubicara inyuma y'ingoro ndangamurage y'u Rwanda. Ibi ngibi byakozwe ku mabwiriza ya Kapiteni Ildefonse Nizeyimana wari umuyobozi ushinzwe ubutasi mu ishuri rya gisirikare ESO. Ibi ngibi byanditswe muri raporo ya Human Rights Watch yasohotse mu 1994.